uziko buri iyo ndeba Sabe n'ibiganiro yafungishije Ndimbati sibyo ituma yagereza yafungishije Ndimbati sibyo ituma yagereza ariko ntago twakwibagiza ko ariyo yafunguje Titi niho ibera nyine niho ibera gatangaza ko ariyo yavuje Dr Kanimba nuzisaga tumaze iminsi twumva ya Scovia nitwakwibagiza ko ariyo yavuje Kanimba ubungu man muraho neza turabasuhuje tubaye ikaze ku muryango mugari wacu wa 10 to 10 TV abavandimwe bacu tumaze kuhagirira ba brothers and sisters inshuti byose ni byinshi ni byose muri byose muri byose kuri twebwe umeze ute meze neza kugira ngo dutangirane ikiganiro ushobora kuba nanjye ikiganiro meze neza ariko umuntu turi kumwe meze neza kandi I doubt meze neza really meze neza bya kinyarwanda abagenzi banjye bahita babyumva cyane akantu ka kinyarwanda ushizemo vane guys meze neza ariko akuntu kagira inzika fitiye beef shaho ugira inzika uziko Darlene yakomeje akababara neza ngufitiye beef ariko urarakururuka rya umunsi nagutekerejeho nkicara nakwitonda nagutekerejeho neza n'ubu nturabona kanya ubu sindabona nakanya ariko umunsi nagutekerejeho oya none se rata wajya gukorera umuntu surprise kwanzika mugisha inama ntago bishoboka oya ariko vane uziko nubwo bivuze ugatuma mbyibuka yego ngava mu mujinya basuganira reka mbe mvuye reka tube tubiretse no kubivugaho uzinzanye ngukorera prank twamaze gukora ikiganiro none simbiguteguje ko nzanze gukorera oya simbiguteguje kandi ndabiguteguje ubu ninongera uzongera urakare gusa umunsi nateguye bantu banjye muzabe muri hafi umunsi nagutekerejeho oya nureba iriya prank wankoze hariya uziko hari gupfa umuntu hari gupfa umuntu uziko nawe numvaga neza umujinya ugeze hano ukuri kw'Imana uziko naje nkabona uriya muhungu nkumva nanone hari ahantu numva ari ahantu binkoze ku mutima oya sha n'abandi bantu mumbwire ibintu bankoze mu by'ukuri ari n'undi muntu niyo yaba ari prank kariya nagara karenze kuba gatwiko umva warampaye cyakoze ariko nanjye nzakwemeza ariko reka nkubwire ndagira ngo nkubwire ko imbere ibyiza biri imbere biriya byiza se nurabona ariko icyo nzi cyo ubundi reka nceceke nese uko nayigukoreye papa na mata nayigukoreye ibyo nzagukorera ko nayigukoreye kandi ngewe nshiramo imiyaga papa na mata nayigukorera iriya niyo miyaga kandi naroze ikintu kirenze papa na mata yarakwihorera arimo arakumva yarahari uziko narinze ntaha ntamubonye burya yarahari nyine mana cyakoze umva ariko social media zo zizatwica social media YouTube zaduhitana narabibonye uremera neza uziko hari gupfa umuntu uziko naringuye oya nago wagwa nokuri naringuye Imana ikinga akaboko uziko navuye hari ajya gushima Imana ariko ubundi ntagukomye ngo ubabare ninjye wababara uba ugomba kubanza kubabara kugira ngo nishime nanjye ntikorera nzababara kugira ngo wishime nibyo abafana bawe nibyo mukundira vanira oya nabwiye ngo ngewe ibintu nagukoreye biroroshye noneho ibyo nzagukorera noneho ibyo nzagukorera sibyo sha noneho nimba bazabyuka bakujyana kwa muganga ariko ufite gahunda kandi itari nziza kubera ko warankomerekeje none se uzi ko wakomeje ukarakara n'ubu kirakaye warankomerekeje gusa ariko nyine ndaje ndebe abantu bagukunda ukuntu babyakira oya nagombaga kugaruka kugira ngo nzabone uko nkwishyura ariko ubu ngubu ndabiza abantu ntago ndajya uploadinga ko abantu baraza kunuka yewe Vanessa nacyubahiro ugira ntago ubahabarira barakubonye waragaragara ariko nene se igiye gukorera umuntu prank ugakora akantu koroshye nta kintu ubukoze nta kintu ubahaye abanyarwanda uremera nta kintu ubahaye baba bashaka ko umuntu apfa se
ya social media none iyo upfuye niko gutwika ubundi ni bwawe shawoye uziko umuntu yarwara umutima nibwo prank bayafashe murashaka kandi kurwara akantu umutima koroshye kakubwara ubwa buriya karoroshye none kabe katoroshye bya bimeze gute nose ntabwo bikibintu wankoreye yari turi muri ngiye biriya biroroshye biroroshye ufata utuntu nka turiya gusukagira gutya uziko ya fanta amenye amaso ya ntibiheri reba fresher ufite ahubwo yatumye usa neza umuntu waze fanta noga amata nkisiga fanta wabaye icyuki ahubwo kubera kariya kantu ubwo nzajya nkora utuntu nka turiya yego ikibazo tuya nta kintu ibyo nzagukorera vana oya nakubwiye ngo ibyo nagukoreye biroroshye papa na amata cyakoze watumye nshira ubwenge ku gihe watumye mbasha gutekereza neza ubundi hari ibintu kandi nabonye akenshi iyo no mu buzima busanzwe iyo nyine uhuye no muri situation ikubabaza hari ukuntu uhagurukana imbaraga utari ufite icyo gihe warigaragaje ntabwo ndigaragaza njye ntabwo abantu barambona ntabwo ndigaragaza ariko icyo nzi cyo ndaje mbiyereke ese ko harakayiwe kiriya kintu cyo cyatumye nshira ubwenge ku gihe gituma ntekereza ubundi ibyo natekerezaga hari ahantu bitarengaga iyo nkubita umuntu ntabwo nawe kumushobora nicyo kibazo ntabwo nta mbaraga neza uziko nagize ubwo uziko yangiraga gutya nkumva neza urutugu rugiye kuvamo kandi ngo ni prank sha hako umuhungu wanjye nawe ndamwemeye agatugu kagiye kari kavuyemo ndamwemeye nari namubwiye ko ntukabye ntuze kurengera ariko none ibintu nagukoreye nari nibere hariya muri etaje ndimo ndakureba ndimo ndabareba warakwiwashitse uziko imitsi yari yareze wagira si ukukubeshya umujinya nari mfite anyways tugikomeza n'ubundi turakomeza ku bintu bijyanye na social media na social media ho haberaho byinshi social media ni nziza ariko ni nambi ariko uruhare runini ngiye mbona ari nziza kandi abantu tubishatse yaba nziza kurusha none ikareka kuba mbi social media ni nziza ariko ifite ingaruka nyinshi mbi uzimpamvu ngiye mbona ari nziza nyine igira impact mbi ni nziza ariko imbi ziterwa natwe abantu tuzikoresha uzi impamvu kuko ibaze iyi si tugezemo iyi si ya none tugezemo tubaye nta social media ubu ngubu uricara ukaba umeze nk'umuntu uziranye na Rihana Rihana yabyuka yakoze iki Rihana yabyuka yagize ukagira ngo muraziranye ubu ngubu uricara ukamenya amategeko yatanzwe muri Canada ukamenya amakuru yose ukavuga ati Tridon ewana yashyizeho amategeko ameze gutya na gutya ukabimenya kandi social media nimbi igira impact mbi cyane ariko ku buryo ishobora gusenya ishobora kugusenyera ishobora kukwandagaza ishobora kugutera depression ishobora kugusaza neza ukibura muri make ushobora no guhatakariza ubuzima birashoboka ariko bira nka Sabine yarazize social media of course ngahibaza icyo kintu oya ngahibaza icyo kintu ubwo urumva abantu iyo bayikoresheje nabi iba mbi cyane kurutaho uziko buri iyo ndeba Sabine n'ibiganiro iyo ari gukora direct nkimureba hahita haza ya image kubera iki kubera social media kandi hari n'igihe ushobora no gusanga n'ibyo tuba tubona atari nabyo noneho ariko social media kuko nawe noneho abantu badeprima kenshi n'abantu bazikoresha ntabwo ari ababireba ntabwo ari abagenerwa bikorwa ni ba nyiri ibikorwa abakurikira abareba hari igihe ujya kwisanga muri situation bose n'abakurikira uzi ko hari umuntu ushobora kuba wicaye nyine kuri nuza kuri ecran yiwe ari kukureba wowe akaba yashaka tuvuge nko Rihana waruvuze agashaka kwitwara nka Rihana cyane cyane mu rubyiruko birashoboka bikaba byakwangiza urubyiruko kubera social media sibyo akavuga ati dore abandi baransize maybe hari n'abantu basohoka akerekana just ahantu ari mu by'ukuri aho hantu yanahatiye sibyo nta nubwo ari bwishyure n'igiceri kiwe cy'ijana ahubwo kuko abonye agize amahirwe yo kuhagera agiye kuhaslengira agashaka imyenda akambara agasiringa umureba rero agashaka kwigana bwa buzima agapressure kakazamuka noneho rero impact nziza irimo aho ngaho nko kuri urwo rugero warumpaye ntureba nkawe wenda uri umu influencer sibyo ibyo uvuze wafashe ama image wa vloginze watembereye wagiye hehe
impact nziza irimo nuko we ibyo bintu uri gukora biri kukwinjiriza wa undi ukureba ni uri gutekereza ibye agashaka kumera nkawe wenda atazi uburyo yabigenjemo we niwe bibaho niwe bigiraho ingaruka mbi wa wundi uri bwifuze kumera nkawe wenda nta bushobozi afite nk'ubwo ufite wenda nta nubwo afite ububasha bwo kuba abantu babasha kukureba bamureba ngo bimwinjirize byibura ugasanga rero wa wundi we uzikoresha we ari kubyungukiramo kuko ntago ubyuka nta muntu ndabona ukoresha social media ubyuka mu gitondo ngo agende afate vlog agiye ku Kibuye agiye kugira iki agiye gutembera byose ari butwereke nta kintu biri bumwinjiriza abagiye gusohora amafaranga yego birashoboka ariko byibura ari bwinjize umureba sasa uziko izi social media ahantu mbonera ko zinakomereye ziri ari abakuru zirabica ari ababikora nk'akazi nabo zibasigira ibindi bibazo sibyo uzi ibibazo zisigira abantu bazikoresha ibibazo zibasigira nuko social media igushyira ku rwego sometimes utariho ngaho reba social media niyo yafungishije Ndimbati sibyo ituma ajyagereza ariko ntago twakwibagiza ko ariyo yafunguje Titi niho ibera nyine niho ibera gatangaza ko ariyo yavuje Dr Kanimba nuzisaga tumaze iminsi twumva ya Scovia ntitwakwibagiza ko ariyo yavuje Kanimba ubungu man reka nkubaze kera social media zitarabaho washobora kuba wabona abantu bashobora guteranyiriza amafaranga bakageza kuri miliyoni zigera muri 50 wagize no waka miliyoni oya kera ntabwo ubwo buryo bwari buhari ubu burahari ntabwo social media yewe nyine ni nziza ntabwo ari mbi nyine kuvuga ngo ni mbi totalement ariko nimbi ariko ifite nibindi bibazo iteza nimbi ko nimbi nyene byo navuze ifite nibindi bibazo ku bantu bashaka kugira mbi ariko ubundi social media ni nziza cyane ku bantu baba bashaka kwigana nk'ubuzima utazi kureba bwabo babona ku social media akabireba akavuga ati wenda nka kwa kundi ureba ama surprise y'amakapo sibyo ukabona bamutunguye siko igihe uburi umudamu wicaye hariya wareba nk'umugabo watunguye nk'umugore we hari ukumva hari ukuntu nawe utangiye kunenga wawe ati ariko wanyungo kina abantu bagomba kumenya muri iyi si nta nubwo twese tubayeho kimwe ntago uko umugabo wagufata ariko wanyafata abenshi rero wowe ejo mu gitondo ashobora kuguhereza igare ngiye wenda mu gitondo akamereza telefone cyangwa se ese reka nkwereke n'ikindi kintu abantu batajya batekereza kenshi buriya hari ibintu ibyo tubona ku ma social media ibyo tutabona nibyo bari byinshi ibyo byinshi noneho hari igihe ureba nk'umuntu wenda tuvuge n'urugero wenda nka Ivry n'urugero anywera surprise yamaye nk'ikintu runaka wenda wowe mu nzozi zawe cyahoze kirimo ariko ntago uzi behind wabibona pressure kakazamuka bati this shazko nibe na Vanilla yarakize nibe na Vanilla afite umugabo umeze gutya na gutya nibe na Vanilla bimeze gutya na gutya ariko ibyo twaberetse ni byiza sibyo bitabujije ko hari nibi biba bihari hari n'abantu baza bakabeshya kuri social media sibyo no kubeshya bibaho for the profit ariko ndi kuvuga ako ga pressure bitera abantu uri kumva niba wenda niba ngewe ankoreye icyo kintu ni kiza nicyo naberetse ariko nankoreye ikibi sindi bukibereke uri kumva kimwe nuko wa musheri wawe cyangwa se wa partner wawe nawe afite ibindi byiza ashobora gukorera bitari nk'ibyo si ngombwa ko akora copy paste ibyo buriya rero umuntu uri hari inyuma hari igihe abireba akavuga ati dore disi babayeho neza kumva yuko mbese we ibibazo afite bari ari kureba bitajya bibageraho bitajya bibabaho akavuga ati wow mbega ngewe hari biranashoboka mushobora kuba munameranye neza nta kibazo gihari birashoboka rwose ariko menya ngo ibyanjye ni ibyanjye n'ibyawe ni ibyawe kandi si ukuvuga ko mu buzima bwawe hatabamo ibyiza bajya bakorera rero mu buryo twebwe abantu turemye hari akantu hari uburyo turemyemo nabi kugendera ku bandi kandi societe yacu niko abenshi bameze kwikompara biri hejuru cyane
kugenda ureba ngo uriya uko ameze ukumva nawe wabaho nk'uko ameze ukumva wasa nkawe sibyo niyo mpamvu ari igihe ureba umuntu ukavuga ati ko mbona Vanessa asa neza ndashaka kwisiga amavuta nkayo wisiga sibyo ukagenda ari no ukanayatwereka hari n'ushobora kwandika muri comment uzanyereka muri comment akavuga uzanyereka amavuta wisiga ukayamwereka kagenda akabigerageza ashaka gusa nkawe kandi yari afite amavuta yisiga nta n'ikibazo mu by'ukuri yari afite ku ruhu aho ngaho ikibazo kiba ari icya uri kubireba cyangwa uwabyerekanye oya ikibazo kiba ari uwubireba agomba kumenya ibyo ahitamo n'ibyo adahitamo umenya kwisobanurira umenya guhitamo ko ngewe nshobora kubyerekana gutya kuri kamera hakagira uwo bifasha ariko hari n'uwo bitareba sibyo cyane hari uwo nshobora kwereka amavuta yanjye nisiga n'urugero sibyo wenda ukuntu wenda skin yanjye igaragara n'iki haba nabisharinga wowe bireba ariko wowe bitareba byihorere ariko social media muri rusange nyine ni nziza yego ariko abantu dukurikirana social media dukwiye kujya tureba ibyo duhitamo nari ngiye kuvuga ku kanuze kuga pressure social media itera abayikoresha abatanga abagenerabikorwa apana abagenerwabikorwa agapurisha ka mbere social media iragenda ikagushira ku rwego sometimes utariho yego tuvuge niba wenda ngewe umuntu nkurikira hariya cyangwa umuntu nkunda hariya sibyo ahari wenda ashobora gutekereza ko ngewe nta kibazo nshobora kugira cyane akavuga ati wagezeyo navuye kuri banki naberetse amafaranga cyangwa nakoze iki ngewe ndi kuba entertaininga sibyo noneho wa wundi akumva ko nanjye nkishyiramo ko nkatangira kwishyiramo koko bwa buzima bwo hasi bidashoboka kandi hari igihe situation mpura nayo ni urugero nkavuga ni wenda sinshobora kujya mu mujyi na moto kandi nta modoka mfite ndavuga ningera kuri moto bakandeba ningira kana mbona ako ga pressure ugasanga kandi wenda hari ibyo ntaragera wenda iyo modoka sindabasha no kuyigura sibyo ugasanga bitangiye kunera ga pressure ko gushaka kubaho ubuzima utarageramo ntarageraho kubera ya platform ufite ituma abantu numva ko abantu bamfata hari ishusho n'ubundi hari ukuntu baba bagufata n'ubundi hari uko bakubona yego hari uko bambona kandi nanjye nshaka ko bambona udashaka ko bamenya hari bya bindi biri deep cyangwa biri ku ruhande ntashaka ko bamenya uri kumva wenda sinshaka umuntu wenda mbona sinshaka wenda kugira mu mujyi nkumve kuri moto mve nkuriho agakaske wenda abantu bose bavuga ati dore se nawe yatega moto hari ikintu abantu bakurikirana za social media ikintu bibeshyaho iyo umuntu bamubonye kuri social media bumva yuko yagezeyo kandi ntabwo ariko bimeze ahubwo turi gutangira ubu kiri mu rugendo rero nicyo kintu urebye ni nayo ntuze abantu benshi bakunze guhura nayo sirtu mu Rwanda wenda niho nzi nk'aba star bacu dufite mu Rwanda tuvuge ukagenda mu nzira uri kugendera nka Nyabugogo wowe expecting ko wahura na Knowless oya ntabwo ubye expecting uba wumva aho hantu atanahagera kandi nawe mu mutwe we niko biba bimeze nawe aba yumva atahagera nawe abavuga ati noneho n'abantu baba bamushungera bagira cyangwa noneho nibambona bimeze gutya na gutya wenda nambaye wenda ntabiteguye nagize gute niyo bamubona kuri moto n'abaturage bo ubwabo byabatungura akavuga ati Knowless kuri moto uretse no kuvuga ibyo ngibyo natwe dukora kuri za social media hari n'igihe ushobora gufata agafoto ukavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho Knowless kuri moto ukumva ni ibintu bitangaje kandi ni ubuzima nyine ubuzima niko buba bumeze nko kuri ntuze tuvuge nko kuri case ya Sabe abantu benshi ntibari banamuzi gutya kumubona kuri ntabwo yagaragaraga kuri kamera nawe iyo biza kuba atari Sabe tuzi iriya case yamubayeho yari kuba case isanzwe ntibibaho se hari n'igihe bitari kugeraho ajya kuvunika kuriya ajya kugira sinzi uko amerewe ntabwo mbizi ko byamugendekeye ariko nkurikije ibyo twumva sibyo ntabwo yari kuba iyo bitaza kuba social media ntabwo nubwo byari kugera ko abantu bari bumubone atekereza icyo abantu bari buvuge atekereza Sabe abantu bazi kandi abantu bararengereye bagera no mu muryango we baravuga barakabye kandi ukuri ugasanga sometimes ntabwo wakoze ikintu kidasanzwe
ikintu abantu bose bisangamo bashobora kugwamo cyane rwose, ariko kubera ko wowe nyine tukuzi nka kanaka iwana birafata indi ntera, biratrendinga nyine bigera rwose ngenda hamya neza mu bintu byamuvunnye social media zirimo. Ako social media yakoze umuti harimo na buriya hari umuntu nakurikiranaga cyane na Shadiba arimo. Shadiba yabyaje umusaruro social media ni icyamamare, ariko ikintu nangira nyine iyi social media nuko umuntu wese ashobora gufataho ijambo uko abishatse, kandi nyine nicyo urebye baba batinya abantu tuba tuzi nyine tuba tuzi ku akakuvuga uburyo ashakamo akakwandagaza yashatse sometimes ugasanga biguteye na depression. Ariko nk'uko tuvuga ngo abagenerwabikorwa bagomba guhitamo ibibareba ibitakureba nyine ukabireka. Ni nk'uko natwe tugomba guhita, hari igihe umuntu ugutuka kuri comment ubuse mamuziranye ntago wamuziranye kandi wowe byo wamuhaye urabizi, wamuhaye ibyo ushaka, ntago byari accident, wamuhaye ibyo ushaka, nta mpamvu yo kugira ngo comment kubabaza. Ako hari n'umuntu ukora comment mbi kugira ngo nyine yigaragaze abizamukire, atari ukuvuga ngo ni umutima mubi yabikoranye cyangwa se hari ikindi kintu mu by'ukuri icyo kintu yavuze hari ubugome bwari burimo, ahubwo ari ukugira ngo nyine azafata imitima yanyu your attention yanyu, niho nanone bibera bibi. Urumva umuntu ashatse yagusenya ugakomereka ukagera nko muri iyi minsi abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, rero hano no bitangiye kubera bibi cyane. Areba ya faiblesse ya kanaka, tuvuge wenda azi Ivry wenda niba akoze akantu gato gusa, ntange nk'urugero nko kuri Ben. Ben agize gutya ayifatiye akamuze gutya, birasa ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe pe. Oya naga ari ibintu bisanzwe, really naga ari ibintu bisanzwe, nuko ni ibintu bisanzwe kubera iki gufata kumva ko ari Ben ishanga ry'undi umuntu utari ako ari ahantu urahazi. Yes, yakoze hatasanzwe ishanga man. Noneho abantu ibintu bavuga ngo si ishanga gusa ngo yakoze ngo ibiki n'ibiki ngo kugira gusa ako kantu gato yakabayeho ahita akazamukiraho, kandi hari ibindi byiza byinshi, kandi hari abantu babyumva nabo social media ikabaganza akumva ko icyo yakuye kuri social media ni icyo. Kandi rega kankwereka ikintu gihari, ntago umusitari nubwo yitwa umusitari nawe aba ari umuntu, aba afite personality yiwe, aba afite undi muntu muri we utari wo mubona kuri ntuzi, abababara, agira umutima, ashobora gukosa. Umuntu nyine yuzuye ibyo bituma umuntu yitwa umuntu, ko agira ibyiza akagira ibibi, arakosa, yagushimisha, yakora ibiki byose. Ariko noneho kuba ba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane nk'abantu bo mu Rwanda, abantu bakoresha ama YouTube cyane, none na space nabonye byarakaze cyane, byabaye bibi. Ka kantu kabi yakoze, cyangwa reka tukite kabi, sibyo, reka tukite kabi yakoze gatoya, wenda ni na 1% ukurikije ibindi akora, bya byiza byo byose bita biba zero, ugasanga niko bahise bagira akantu. Nk'ubu nko kuri case ya Sabe ntiyakoze ibintu byiza byinshi, yafashije abantu beza benshi, yafashije abantu barivuza, yarabo yakuye ku rwego rumwe ashira ku bandi, ariko akantu gato gusa kabaye kahita gatuma ibintu byose kuko nyine yafashwe. None se si umuntu yafashwe byagaragaye, ariko abandi amahirwe bagira, ariko uretse ko umuntu bitagaragaye nta kibazo, ikosa ritagaragaye nyine ufite amahirwe. Uwafashwe nyine niwe mujura, niwe icyaha gihama. Niyo mpamvu nyine na Sabe byagenze kuri. Ahubwo ikibi nuko ubugiye ku isi hose, isi yose ihita ikubona. Noneho hari ibindi bintu byaje, hari ikindi kintu mperutse kumva byaje ngo umuntu akagusuzi online love nyine, ugakundana n'umuntu online. Ubu noneho hagezweho aho umuntu atereta undi online, bagakora nk'ibyo abantu bakundana nyine, bakaba bakwishimisha mu buryo bwa video call, shimisha mubiri. Noneho abantu bakwiye kujya banitondera bino bintu cyane.
abantu bakabikora kuri social media. Yes, Really? noneho wa muntu tuvuge nk'ubu umuntu wanteretaga jewe online, hari uburyo amarangamutima azamuka, sibyo? None hari n'ukuntu uvuga ngo umuntu ari hanze nkeneye ko azanjyana, right? Nkeneye kumushimisha, nkeneye gukora tumuhe possible. Ntabwo wagiye ubona amavideo yagiye ajya hanze abantu bambaye ubusa biturutse aho ngaho. Urumva ahantu rero ibintu by'iterambere ahantu rigeze kaba gushize hanze. Ariko ibintu byose bigira ingaruka nziza nimbi. Ariko ubu ngubu aho isi igeze ubu ngubu social media none zo zitangiye kuba uko iterambere riza niko n'ibibazo bigenda bikakara. Yego, bigenda bikomera. No n'ibibazo mu mitwe y'abantu, amadepression amaze kuba menshi cyane. Ni nayo mpamvu ubona ubu ngubu abantu ntabwo usigaye ubona ko abantu babaye abarakare. Bararakaye bro. Abantu bararakaye. Abantu mwararakaye. Sha. Abantu twabaye abanuke nyine kubera ubuzima, kubera kureba ibintu biri kuri social media, ukumva hari iterambere abandi bamaze kugeraho utarageraho, ukaba wareba umuntu ukavuga ati ngewe nabuze iki koko mana, nabuze iki. Hari igihe uwo muntu ushaka kuba uri kureba gutya ubona yujuje ibintu byose, agahinda afite ku mutima nawe gahuriye n'akawe, kenda kumuhitana kandi we wibereye mu mahoro umeze neza. Ikindi kintu cyiza wa muntu utagaragara ku mbuga nkoranyambaga aba afite amahirwe makeya yo kudeprimishwa n'ibintu bigezweho ibintu twita iterambere, kuba yagira ingaruka mbi biba bifite amahirwe makeya, amahirwe menshi aba ari safe. Aba ari safe kuruta wa muntu. Noneho ni ukuvuga ngo niba wakoze ibintu byiza tukabibona, niba ibintu ubikora tuzabibona. Noneho umuntu aba kuri inyuma. Iyo wibeshye ukajya nyine kuri social media baba bagufite nk'ikise ziba ari inyungu kuri bo. Niyo mpamvu bibaye byiza kaba kabikurusha ibyiza. Noneho ibi bisinzi impamvu ibi birapika ukuntu. Ntabwo ari uko bipika, ahubwo abantu nibo babigira binini. Nyine kuki ibyiza bitaba binini nk'ibyo bibi? Nka Sabe ko yakoraga ibyo byiza, kuki bitasa? Reba kiriya kintu kimwe kibi twabonye, reba uburyo cya trendinze nyine. N'umuntu utaruzi Sabe agira amatsiko yo kujya kumushakisha amakuru hose. Ibyiza yakoraga ko bitigeze bijya hit nk'iyo kariya kantu kariye. Ni ukubera nyine social media nyine niho ubonera ko ikibi kabisa abantu tugitiza imbaraga. Ego, abantu twararakaye tugitiza umurinde. Hari umuntu rwose, hari umuntu ureba nk'ukuntu bagize ukuntu umuntu bamwihaye akumva we biramushimishije. Uretse ko muri rusange muri kamere zacu twebwe akenshi iyo umuntu umubonyeho ikibi ushiramo imbaraga nyinshi kurusha iyo wabonye icyiza cye. Yego, kandi si ukuvuga ko ari biba ari byo byinshi. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo social media zitubere nziza nitwe tuzabigiramo uruhare. Nuko twe tureba, tugomba kureba ibyo tureba, tukagira ibyo duhitamo gukurikiza, n'ibindi tukabireka. Ibitari ngombwa ubona bitagiye utazi neza ukabyihorera. Ukareba ibintu ubona yuko nyine ntacyo biri bukwangizeho, tugahitamo ibyo dukwiriye guhitamo. Ariko ngiye mbona abantu bakoresha social media bakeneye therapy yindi iri hejuru. Yego, bazategura umunsi bazajya nk'uko tuba tuzwaho nka Rwanda Day n'urugero, cyangwa ikindi gikorwa kibaho nyine bazategure n'umunsi, cyangwa se bategure ibitaro by'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga byo kuza gutabara. Yego, babashakira abatherapist. Yego, bajye bagira nk'uko tugira igihe iyo abantu barangije kwiga cyangwa se abantu bagiye kujoininga runaka bikabasaba ko bajya mu ngando, ukagenda ukamarayo icyumweru. Natwe bazadufashe aba influencer bari hanze ahangaha babategurira umunsi wa therapy. Icyakoze ako kantu bwaba ari ubufasha nka 3 mu mwaka, byafasha abantu benshi. Nka 3 mu mwaka bashaka ukuntu bahura n'ubundi nk'ibisanzwe, nk'iyo habaye ikintu kibahuza, hanyuma babashakira abatherapist rwose babafasha ko nabo
ntabwo ari abagenerwabikorwa gusa nabo ntabwo baba borohewe noneho bo ahubwo nibo bafite impact mbi cyane kurusha nibo byafekta cyane nibo byafekta cyane kuruta abo tubihereza cyane ubwo rero abantu nubwo tureba ibyo tuduhitamo social media ubuzima bwa social media igira impact nziza nimbi iyo wabihisemo nimbi iyo wabihisemo kandi ubundi mbona nyine ntabwo dukwiriye kujya dushaka kwisanisha n'ibyo tureba ku masocial media yego oya nta biba bihuriye ni ukuvuga ngo ubuzima bwa social media butandukanye na leta y'ubuzima icyo ni cyo kintu abantu bagomba kumenya birebe bikushimishe bikuryohere ariko wibuke ko ukeneye personalite yawe na wa muntu yakweretse ibyo ashaka kukwereka ntago yakwereka byose ntago umuntu yagiye kwa uploading ikintu kubw'impanuka yabikweretse ko akora ibyo ashaka kukwereka hari n'undi we atashaka ngaho ibaze nk'abantu wigishije kiriya kintu ibaze buriya bugome wankoreye ibaze nk'umuntu ushobora abantu ko batagomba abantu badufasha mu rugo aba DJ abandi nyine badufasha mu rugo ngaho ibaze nk'uwagize nk'undi muntu ufasha ukora nyine ntago nabigishije gukora biriya bintu ahubwo ndashaka kubigisha ko bagomba kugira ikinyabupfura bakubaha umuntu wese ukwaje ni ukuvuga ngo niba n'umuntu wenda yaba n'umujura ashobora kuza hari utabibona hari umuntu rero udashobora gushiramo iyo nyurabwenge ngo abibone muri ubwo buryo nicyo kibazo nyine gikomeye nicyo kibazo aho akahita abona ko ariko agomba kubigenza akavuga ati okay ariko nanjye umwana ubundi ni ukora ibyo bintu umwana akenshi ntabwo akurikira ibintu umubwira akurikira ibyo ukora ubu rero sinzi ikibazo dufite nureba nkabona ni amata ibintu byinshi azi ibyo avuga ibyo akora byose ntabwo aribyo mba namubwiye ngo ni amata wikora gutya gira gutya ibyo ntajya byumva ibyo yihitiyemo ahubwo ikintu abonye nkoze ikintu abonye umutantino wakoze mu rugo ikintu abonye donc nyine ibyo abona mu rugo wagira ngo ni gafotozi narafotora ahita ni uwo nguwo nyine ni ukuvuga ngo rero abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga byanga bikunda si abana ni abantu bakuru bazi guhitamo ikibi n'icyiza uretse ko hajyaho wenda ariko nabo bari bakuru iyo umuntu ari hejuru ya 18 aba ari mukuru kameme ubwo ni ukureba tukajya tugahitamo ibyiza ibi twabyihorera ndagira ngo mbibutse abantu batarakora subscribe kuri 10 to 10 TV mutubabarire mu byibuke rwose subscribe basabye mubikore musharinge mu liking usko na likes njya mbona ziba ari nke tubasabye likes nazo turazishaka ntihakagire icyo mwibagirwa abakunzi bacu abantu bamaze gukora subscribe shani kandi tumaze kuba bamaze kuzaho benshi ukurikije ko ntago tumaze igihe kinini turimo turakora abamaze kuzaho turabashimiye Imana ibamugisha ni support ikomeye cyane turabakunda kandi natwe turabizeza ko tutazigera tubicisha irungu tubasangiza ibitekerezo ariko hatarimo biriya bintu kandi nawe wumva hari igitekerezo ushaka kudusangiza wumva hari témoignage wumva hari ikintu ushaka kubwira abanyarwanda kikabafasha ni karibu twandikire muri description harimo nimero ushaka kutwandikira kuri WhatsApp twakira nawe ukaza nyine ukadusangiza kuri ubwo bumenyi rega natwe dukeneye kubimenya dukeneye kubimenya hari aho bishobora gufasha hari igihe ubuhamya bw'umuntu hari uwo bushobora gufasha why not uyu buhamya byo burafasha kuko umuntu hari ukuntu ahita areba nyine akigira ku wundi bati uriya byaremeye nanjye bizemera erega n'ubuzima burasa muri rusange hari igihe usanga ikintu cyambayeho nawe hari nk'uwo cyabayeho bisa kabisa bisa bimeze kimwe ugasanga we yabuze uko yitwara muri iyo situation wenda hari icyo ushobora kumufasha ko umuhaye igitekerezo murakoze